kuri kamera rwagenze rute uze kutujyana tugeze kuri Rambuti byarangiye agarutse Kigali wataha rwara malaria ikirere umutoza arakirekrama match zihindagurika muri make twe tuguteza amatwi bitewe n'igihe dufite ibyo bintu biducire mu mayange turaza kugaruka tubazo tumwe na tumwe babyita ngo ni inkuru ya mpuro yaha mu rurimi rw'ikinyarwanda yego ngo ni breaking nuko bari inkuru nyine ntacyo usize inyuma breaking ni inkuru yaha ni inkuru yaha gose ibyo byo ntubitinde nzi ko byitwa mu Kinyarwanda nibyo ntagwa muri fire ntacyo dukomeze hako twaje muri behind the curtain nyuma y'amarido zimwe rugajita za siri aperi yavuye i Kigali ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani nibwo yateze indege yerekeza Tanzania Dar es Salaam yanyuze Kilimanjaro yakoresheje hafi ngira ngo Kigali Kilimanjaro ni minota nka 50 kongera kuva Kilimanjaro rero bakoze stopover bagera Dar es Salaam bakoresheje igihe cyose ni nk'amasaha 2 yuzuye neza kugera Dar es Salaam kuko kuva Kilimanjaro na kugera Dar es Salaam bifata nk'indi saha nabwo kandi nabwo ari mu gihugu kimwe cya Tanzania Axel we numva kuvuga uburyo bira bihugu ari binini sho kugenda nyine igihe kirekire nibyo Tanzania iruta Kenya Uganda u Rwanda n'u Burundi bifatanye bihuje waduha report nta musoro uhaye ijambo hano ngo yakarakana ko kongeraho nibwo inkuru iryoshye hanyuma rero tugerayo dusanga Sekafa mu by'ukuri sinzi ko nukora ibintu byayo ariko Sekafa iracyafite ibibazo cyane cyane mu miyoborere ari naho bagomba gukemura ikibazo niho kibishingiye byose burya ibintu iyo bitayobowe neza ntabwo bigenda neza sinzi ikibazo kibamo kuko amafaranga bagenda bayabona hari 60 by'umukuru w'igihugu atangamo kuva kera cyane ngenge ngo numvishe amafaranga nkiri muto cyane ntaraba n'umuntu ndi ubu ngubu ejo bundi babona official sponsor umuterankunga witwa Betika nawe anagamo amafaranga ijyanye n'amafaranga kigenda kiyongera ariko ikindi kintu Sekafi kwiriye gukoraho mu by'ukuri ni imiyoborere kuko usanga harimo guhuzagurika kwinshi gutandukanye niyo mpamvu nimbivuze ko ko apera ageze ku kibuga cy'indege isanga nta muntu wo kuyakira uhari umuntu wo kuyakira uhari winda wayiteguriye buryo uri bugende muri bwa protocol polisi yiri imbere ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye ngombwa yuko apera yideburiya iriyeranja ishaka kwiva ku kibuga cy'indege yerekeza kuri hoteli igira kuri hoteli rero bitaro yo Village niyo hoteli n'ubundi apera yabagamo umwaka ushize ubwo bitabiraga Sekafa Kagame Cup ariko izi hoteli mu by'ukuri ntabwo ziba ziri kuri standard iri hejuru impamvu bayamamo kubera ko ari Sekafa yishyura yego kubera ko ari Sekafa yishyura suko apera yo iba yabyifuza no kugira ngo birebe nka Rigani yajyanye na aperi birebe iyo giye gukina CAF Champions League iba yibereye muri Nyeresha ariko kubera ko ari bya Sekafa nyine ibakubita aho ishaka ni nko kukubita hoteli 3 itetoranyamo aho wumva wajya ariko zose zitari ku rwego rwiza zitari ku rwego rwiza yego ubwo ikitarabaye kiza ni protocole muri kafara cyari imibazo muri Sekafa cyari imibazo so tugera rero kuri hoteli bari bafite match ya mbere bagomba gukina n'ikipe ya Bumamuru yagomba niba mbyibuka neza ari kuba kuwa katatura Bumamuru bari gukina kuwa kabiri bari gukina kuwa kabiri aperi igezeyo buke ijya kwitoza saa 4 mbere yuko ihaguruka kuri hoteli byari nka saa 4 ari saa 3 za hano mutangira urubuga rw'imikino imenyeshwa ko itazakina kuwa kabiri ahubwo izakina kuwa gatatu kandi yari gukina kuwa kabiri uwo munsi ubwo byari kuwa mbere izakina nk'ejo saa 11 za Dar es Salaam saa 10 za hano imenyeshwa yuko itazakina kuwa kabiri izakina kuwa gatatu noneho ubwo saa 6 hindagurira ikisi nijye nakubwiraga niyo miyoborere nakubwiraga ya Sekafa ihuzagurika mu miyoborere no mu mitegurire y'irushanwa mu by'ukuri nta mpamvu wabahaga barababwiraga ati byahindutse murakina aya masaha murakinira hano nta byabihurese wenda na televiziyo ya Azamu amasaha yo kwerekana imipira n'ibindi wenda probably nta byari bihuriye kubera ko Azamu ahantu byagonganye naho Azamu yerekanaga iminsi mikuru ya Yanga na Simba niko byagonganye ariko nta kindi Azamu yari ifite muri Tanzania kuva icyo gihe bahindagura gutyo bahindaguye umutoza Nabil biramubabaza aravuga ati jewe naniteguye match ejo naniteguye ku isaha 11 none muhinduye umukino
murangije mugarura saa sita saa sita za hari ushobora kumva kugira ngo ni saa sita kandi bari saa tanu za hano dusoje ikiganiro nibwo match bitangiye ubwo rero ni kimwe mu byo atishimiye nabonye hari n'abivuga ngo Aperi yitwaje ikirere ngo cyakumanywa ngo ukajya ngo niyo yikiniragaho cyonyine ariko nyango twese murabizi riga niyo umaze kujya kuri la bande touche inshuro nyinshi ikirere ni ikintu ni detail utagomba kwirengagiza mu mupira oya ntabwo ari ukuvuga ngo Aperi yitwazaga nundi ntabwo ari byiza nyine gukina hatari ikirere cyiza niyo watsinda cyane niyo watsindwa il faut que ukira abakinnyi muri condition nziza ikirere urakireba iyo upanga match rwose ubwo rero nyine byabaye nkaho biba disturbing mu mutwe nyine ariko bakora imyitozo Bumamuru baza gukina batsinda ibitego 2-0 ariko Bumamuru naje kumenya za ndani yo ngo yaje target ya Aperi niyo mpamvu navuze ni sinshaka kwivanga mu bya politiki cyane ariko ngo bari bavuye rwose BJ ngo bafite briefing ivuga ko ngo nimubona mutsinze Aperi nimushake mwigarukire izindi match babatere impaga urumva iyo makuru naje kumenya ariko urebe inyango na Aperi yari ibizi iravuga iti muri Sekafa kugira ngo dutsingwe n'abandi kugira ngo dutsingwe n'abamwe twatsingwa n'abandi bayitsinda ibitego 2-0 ariko ntabwo Aperi yakinye umukino mwiza nubwo yatsinze ngira ngo mwese mwarawukurikiye wenda tubyita ko umukino wa mbere yari ikinnye n'iki abakinnyi bataramenyera n'ikirere kibi itsinda ibitego 2-0 ariko ukabona Aperi ntago yubaka umukino nyine ngo ubone ibyo bitego biri bifite byavuye bifite bituruka ubone yuko nyine batanga ikizere byaragoranye ariko ikipe ya Aperi ibitego 2 misiyo yari ugutsinda ibigeraho match ya mbere irarangira match ya kabiri yari match bakiniye niba nibuka neza ni KMC ni Samuyo match ya kabiri ni KMC ariko KMC niho yanyuma banganyije nako ni Murandege bakiniriye aho bita General Major Isamuyo ura musirikare nabwo numvuga Kisera musobanura neza cyane no mu general uri muri retirement umeze neza cyane hanyuma yubatse stade rero ngaho na barracks iruhande rw'icyo kibuga na nisa uvuye aho ikipe ya Aperi acumikagaho bita Kinondoni cyangwa se Magomen werekeza ngo nisa ku modoka niho Aperi ajya gukina ikipe ya Murandege nabwo iratsinda ariko noneho ikintu cyaje kugaragara muri Aperi muri Sekafa ni ikintu kijyanye no guhusha barahushaga cyane n'ubu ngubu ngira ngo baracyahusha ibyo bintu nk'inyamirambo nayo mbonye badahusha cyane ariko ikintu cyaranze Aperi muri Sekafa ibitego bawushaga cyabaga ari ibitego bidasanzwe one on one zitabaho ugasanga barazihushije nganira na team manager wa Aperi Major Kavuna twanabiganiriye ndavuga ko se kuki abakinnyi ba Aperi bawusha cyane aranga ati ni ikibazo nyine kigomba gusohokera mu myitozo ati ni umutozo ugomba kubikoraho atariko turimo turahusha cyane nanjye sindamenya impamvu ibiri inyuma batsinda rero Murandege bagira 6 ntabwo bari bakikarifiye byatumye ko bategereza umukino wa nyuma kuko umukino wa nyuma agomba kubahuza n'ikipe ya KMC kandi ukabahuza na KMC bose bafite 6 kuko KMC yari yatsinze Murandege yatsinze Bumamuru ifite 6 na Aperi ari uko nguko hanyuma rero biza guhura na KMC banganya amanota 6-6 ikintu cyari kuborohera nuko bose bagomba kuzamukana mu itsinda banganyije nabwo biza kugenda gutyo nyine baranganya ariko nabwo nyine Aperi ukabona irahusha ibitego byinshi cyane ukabona nyine umupira ntabwo ugenda cyane nibwo rero batomboye Al Hilal ari ikintu ngewe wenda tuzaza kubivugaho muri match bakinye n'ikipe ya Gicumbi turi no kugira ngo twihute Al Hilal yego nge mbona itari gutsinda Aperi mutoza aza kuyiga neza nge niko mbibona kuko ibintu bibiri nge nakunze kubigarukaho ikintu kimwe cyamuranze ni ugupanga 11 nabi ikindi cyamuranze ni ugusimbuza nabi ibyo bintu bibiri ntaciye ku ruhande nibyo byakoze Aperi kugira ngo ive mu kimwe cya kabiri nge niko nabibonye nk'umunyamakuru wari uhari so gupanga ubwo uravuga 11 ko yaba 11 n'uburyo yabahagaritse urumva systeme nyine yakinnye kuri Al Hilal niyo yamuzonze no kuza guhindagura iyo system Aperi ifite akabazo nyine muri ni imyitozo ndebye rero match Al Hilal mwareba niya Gicumbi batsinze ibitego 2-1 nawuze ngana n'abantu mugoro ndavuga ngewe maze igende mwe na Aperi muri Sekafa no ndimo ndayireba ariko sinzi ko hari ikipe muri champion y'u Rwanda irusha squad Aperi urumva rigani
ndavuga ni sinzi niba mu Rwanda ubu tuvugana mu buryo bwa squad hari ikipe irusha squad APR. Nje niko mbibona mu buryo bwa squad. Ugiye kureba umukinnyi ku mukinnyi n'umusimbura. Nje mbona APR ifite squad ikomeye cyane. Oya niyo ntabwo beshya rwose. Ndavuga rero ni ikibazo niba kitari mu mitwe y'abakinnyi. Ikibazo kiri mu mitoreze. N'abakinnyi ntago bibaho mu mitwe y'abakinnyi. Mentally. Ruvu n'iki kintu ibyo ni amarangaje y'imipira y'intuza y'abafana. Umutoza na staff ye turaza kubijyaho kuri Gicumbi nibo tubaza ibyo bintu. Yego so rero nsoza kuri imitwe yabo se habaye miki hari uwo nsoza kuri raporo APR nyine abo bashimutiye umugore APR yagize ibibazo by'uburwayi bw'abakinnyi harimo Watara ariko batandukanye na Richmond Rampti yavuye nyine muri camp yaramaze kumvikanira kipe ya Al-Ittihad yo mu gihugu cya Libya ajyayo bivuga yuko yaguzwe $50 by'amadolari umwaka umwe yari afitiye APR uwo nguwo aragenda kubera yuko ntabwo rwose wabonaga ko atakiri muri projet za equipe y'ingabo. Watara nerekanywe Richmond Rampti ejo ikipe Watara aza kurwara malaria. Icyo cya Watara sinzi wenda sinabaza aho bigeze ariko Watara yarwaye malaria bamupima malaria ntago arabaganga ba APR mufashe imujyana ku bitaro bya Dar es Salaam baramupima basanga afite malaria bamuha imiti ya malaria irashira harimo na kwariteme ariko ikibazo cyaje kuvuka n'impamvu bamuzanye i Kigali ibaze ko uburwaye malaria bahagusuzuma malaria bakayibona bahaguha imiti noneho wamara imiti aho kugira ngo umuriro ugabanuke ukiyongera ibaze ko wataragize umuriro kugera kuri 40. Ese ubageze kuki urumva niyo ngubwira ntago nigeze nkurikirana neza mumenye uhageze ariko byigeze aracyari kanone indwara itakarwawe ikintu kirenze icyumweru. Malaria uko yabimeze kose yiswe malaria yabonetse igira imiti twese ntitujya tuyirwarara mbabarira muri malaria cyangwa hari ibindi bintu ruzeka ruga ihangane muri press conference mutoza bivuze kuri Watara avuga ku bakinnyi badahari yavuze ko undi mukino APR izakina champion Watara azaba hari we yapodetingaga ku bakinnyi bari badahari bivuze ngo wenda ari kugenda kiza ni munyemerere ngo iminota 2 Ruvu uko turadusiga urebye mu kiganiro cyacu dusiganye iminota 10 yo urya nsi soje kitini wari kini mu mbazo ko nyina navuze uburyo kubaza yego navuze uburyo Watara yaje akaba kirwaye umuntu araza kubaza aho bigeze coach yavuze ko azakina umukino Watara bakigiye bahise bamutegera indege kugira ngo aze akurikiranwe mu bitaro bya gisirikare Kanombe n'ikintu rwaye so APR nuko yagarutse kandi kabayemo nuko umwanya wa gatatu mwarabibonye ko urangiye APR barabwiye ngo igendere ijya kuri hotel barangije imidari bayitangira ku kibuga kandi bavuze ngo turaza kubamenyesha aho tubatera imidari muri Garadina Sekafa yari yateguye APR Sekafa isaba imbabazi APR yibwira iti habayeho impinduka ariko imidari yanyu mutwihanganire so kubasuzugura ngiye ni naho bahembeye uyu mukinnyi Memer Dawo nk'umukinnyi wirushanwa MVP Digo kandi karatwiriza kuri match neza nyine ngira ngo mbwire Ruboneka na Omborenga hari raporo z'abaganga zivuga ko bagize ikibazo cy'imvune muri Tanzania Ruboneka na Omborenga batakinye ku munsi w'ejo koko bavunikiye Tanzania cyangwa bavunikiye Kigali imvune zabo zimeze zite kuko abafana ba APR bavuga bati kuba batari muri 18 bakinye ku munsi w'ejo aho wenda suko umutoza tifuje kubakinisha hayo mwari kumwe bavunikiye Tanzania ntago ngiye nigeze mbona bavunika keretse niba ari ukuvukira mu myitozo nkaba ngiye nabizi ariko mu mikino ntago ugiye Ruvu iki kiganiro nawe ujye ukiyobora ihangane ngo uce mu ijambo urabizi ko ari ibintu bitagoye duce muri APR cyobora utuje nuko kimeze kirijyana kikuvuna kirarangira ko kigeze ku 8 YouTube kigiye kibazo utuje bigoga sinzi mpamvu biri kuvuga nago cyobora udatuje kirijyana kiri cyogajuru uyu munsi bafitisha zari ku munsi w'ejo ikipe ya APR yakinye umukino wa mbere wa shampiyona itsinda ikipe ya Gicumbi yari yayakiriye Kigali Pele Stadium ibitego biri ku gitego kimwe umutoza yari yahisemo gutangiza Ishimwe Pierre niyo mugabo captain kuri gatatu Yunus Nanigema Clement bari mutima defense Byiringiro Gilbert niwe wari uri kuri kabiri Dauda Sekiganda Hakim Dao Mamadusi ndetse na Togwinga babakinyi 11 bari batangiye mu kibuga ku munsi w'ejo ngenge kubabwira uburyo ibitego byatsinzwe kugira ngo twihute igitego cya mbere cy'ikipe ya
APR cyabonetse kare rwose ku munota wa gatanu gitsinzwe na William Togi. Ni assist ya Dao, umupira yari yamburiye mu rubuga rw'ikipe ya Gicumbi, aradribra asa n'uwinjira neza hagati mu izamu, ariko passe ahita ayitanga icisha hagati y'abamyugariro b'ikipe ya Gicumbi. Nta kindi William Togi yagombaga gukora, ahita adepoza mu izamu ry'ikipe ya Gicumbi. Igitego cya kabiri cyatsinzwe ku mupira w'umuterekano, n'ubundi ni kufra ya Memer Dao. Isanga Dennis Omedi batari bakoreye marquage, atsinda igitego cya Frieda. Bibi bitego bibiri by'ikipe ya APR, ariko ni igitego cyaje mu minota y'inyongera nibwo cyabonetse. Hagati aho hari habonetse igitego cyo kunganya cy'ikipe ya Gicumbi, wari umupira wari urenguriwe mu ruhande rw'ibumoso. Hanyuma rero bakinyi b'ikipe ya Gicumbi barahererekanya, kapiteni ndetse awuhereza Bahati nta kindi yakoze, isakata centre iragenda isanga Lola Kanda Moise wari hagati ya Clement ndetse na Yunus, bakurikiye trajectoire ya ballon, ahita nawe aho kugira ngo bamumarike bakurikira uburyo umupira ugenda, nawe atera free header. Bibi bitego kimwe kuri kimwe, nibwo haje kuboneka cya gitego cya APR. Umukino urangira biba bibiri, ibitego biri ku gitego kimwe. Abafana ba APR ntago bigeze banyurwa, kuko nyuma y'uyu mukino batangaje aya magambo: muri shampiyona y'u Rwanda ntabwo bamfite kubera ko abakinnyi banjye bari tayari. Ikibazo kiri mu izamu, ariko nabwo Pierre agomba kwikosora, kuko ntabwo yagomba guhorana amakosa wenyine. Nawe agomba kwikosora akitwara neza, akabona ko ikipe akina ikipe y'ingabo man. Nono turagowe ikipe ifata uretse gato, ikipe ifata indimu igafata imiteja ikayicuruza iri gutsinda. Iyo ni yihe? Ni Rayon Sport. None ikipe ihembwa muri guverinoma turatsinda twasabye. Umutoza aratwishe turabibona. Umutoza yakoze ikosa muri Sekafa Kagame Cup, no kubango hano mu Rwanda agomba gukosora ibyo yakoze, na Paramide nzayikubita man. Abakinnyi barakomeye, ahubwo ubwo ikibazo dufite ikibazo dufite tugiye kugurisha abakinnyi tugura umutoza, cyangwa bazagurisha umutoza bagura abakinnyi. Guhera tariki ya 21 kugeza tariki ya 28 Nzeri, televiziyo y'u Rwanda na KC2 bizabagezaho imbonankubone irushanwa ry'isi ry'irushanwa ry'umukino wo gusiganwa ku magare UCI World Championships 2025. Ibyiciro 13 byose by'iri rushanwa tuzabibagezaho. Kubifuza kwamamaza, aya ni amahirwe akomeye mubonye, kuko abantu benshi bazaba bakurikira kuri televiziyo iri rushanwa ry'isi ku magare, kuko riri mu marushanwa ya mbere akomeye ku isi mu mikino yose. Tugane tukwamamarize ibikorwa n'ibicuruzwa byawe byandika amateka, nk'uko u Rwanda rwanditse amateka nk'igihugu cya Afurika cyakiriye iri siganwa rya UCI World Championships 2025. RBA, hafi yawe. Abo ni abafana b'ikipe ya APR, ariko turi kumwe na Inzozi Loto. Nebyo turi kumwe n'Inzozi Loto muri gahunda nziza cyane ya Shua Adil, aho ushobora gutsindira 500 uhabwa buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Muri Shua Adil rero kandi atomorwa n'umunyamahirwe wa kabiri uhabwa 500 inshuro imwe. Hanyuma rero uko wabigenza, kana kanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego, hanyuma ukine iyi Shua Adil rero tubona handitse Shua Adil, nawe watsindira amafaranga nk'ubu ngubu uwitwa Gaspari Yambabariye na Adeline Niyonsenga bayararanye. Nawe rero wayararana. Banki Populaire irakubwira yuko gufungura konti ari ubuntu, kwicunga nabyo n'ubuntu. Ibya dutabo twa sheke nabwo ni ku giciro kiri hasi. Niba ushaka kuba wabona loan kana kanyenyeri 150 urwego, banki ngwitemo ni banki y'abaturage y'u Rwanda. Rugaju, iminota nsigaranye, icyo nabwira abarero rwose ku munsi w'ejo tuzafata umwanya uhagije tuganire ku ikipe ya Rayon Sport, tumaze n'iminsi tuyiganiraho, ariko kugeza ubu ndakemanga nyinjirize yo kuri Pele Stadium mu buryo ngabo komeza kudushuka kuri regular ko itaruzura na general. Ku munsi w'ejo nibagura amatike stade igiye kuzura abareye. Icyo nzi cyamaze kuzura. Nibagure amatike ko stade igiye kuzura abareye. Kandi barabizi ko
match yabiri ejo tuzaganira Rayon Sport ejo bitagira uko bihagije bingana ariko muri iyi minota nyemerera tujye mu kibuga cy'ikipe ya APR ku munsi w'ejo wumvishe reaction z'abafana ibyo batangaza tujye mu kibuga mu minota nguhaye 3 ariko uyivugeho na Memerda APR abafana bayo mubanze mwakire ko kuba wakina n'ikipe nka Gicumbi mukayitsinda mu minota ya nyuma si igitangaza bibaho mu mupira ku ikipe ya Sufra tumaze igihe tuvuga ko na Liverpool igisufra mubanze mureke gutwarwa n'abantu bababwira yuko ikipe yanyu yapfuye yashize ntabwo ari byo si byo ntiyapfuye ntiyashize ushaka kugera match mbi ugasufra ko Gicumbi ifite abakinnyi beza abantu bumva ngo yarazamutse ariko nye ntabwo amazina ifite umuhungu yitwa Juma umusore wavuye muri Rukinzo y'imyaka 21 ifite umusore yitwa Riteta Ndikumana avuye muri Bumamuru ifite umusore yitwa Nzeyimana Jean Kipeti ni umusore ukina gatandatu ifite Alex Kitenga ni umusore umwataka usimbura wakinnye muri Libya ifite umusore Claude mu defenseur yakoze test muri Reyo ifite umuzamu Nyirazo yafashe muri APR ni ikipe yakugora c'est très normal icyo nge nenga muri APR niki ntabwo nabonye APR iri kugira ama reaction kuri pace ya Gicumbi physically APR ikene kongera imbaraga mu mitoreze yayo namenye ko umutoza yitwa Haji umwe wari umutoza w'abatoza b'abazamu ku bwa Diri yego uriya wari umutoza w'abatoza b'abazamu ku bwa Diri namenye ko yafashije mu kubona bano batoza barabubahari ba APR hanyuma yiha umwanya w'ushinzwe kongera abakinnyi imbaraga cyangwa fitness coach arawiha kuko niwe wagombaga nyine kubahereza abatoza bagiye kuza muri APR hanyuma afata role ya fitness coach arayiha donc itanga fitness coach mu bumenyi buke mfite mu mupira ariko butatuma nyoberwa ikipe ishobora kuba ifite imyitozo iri hejuru n'ifite imyitozo iri hasi APR ntabwo reacting uko bikwiye mu myitozo ni no frustration z'aba Claude bagiye babona amakarita ukabona APR ishaka kurwana mu kibuga naho byavuye APR ishaka umutoza wongera imbaraga ku myaka 60 n'indi ntabwo gifite ubushobozi waba ukoresha ubwonko butekereza neza ariko imyitozo isaba imbaraga gukurikirana kwimura materiye gutera amakona gukora iyo fiche d'entraînement kuyanima ijwi imbaraga bisaba it is something bitagakozwe n'uriya mugabo maregre ya lisansi afite n'impapuro nubaha APR ikeneye uwo muntu ni nacyo kibazo yagize nimugoroba nuko ikipe yabempoje pes ntibahure nayo icyo rero baje kugira amativite nka ekipe nkuru barwana nacyo kuri service z'umukinnyi yitwa Memerda niba hari ikintu APR igomba kwishimira nuko yaremeye guhindura politike ikemera kongera kwakira abakinnyi b'abanyamahanga ngiki cy'amafaranga aguha qualité amara ibyifuzo akaguha icyo wifuza Memerda kuri Memerda ku 8,000 byawe birenga rwose passe ya mbere yatanze ku musore witwa Togwi izo bita passe zikasarinye passe cyo mu mirongo y'abadefenseri ikagenda ikamugeraho akayifunga akayikontrola akaromuzamu ndetse n'umupira yaje kubona kuri kufra akawuterura neza Omeda akawukupira trajectoire agatsinda umutwe assist 2 match nziza ku rwego rwo hejuru Memerda muri APR mufite umukinnyi nge muri APR ubundi kwara ko harimo abakinnyi ngiye kukubwira ari goga nsoza zagira umwanya wo kuganira ku bakinnyi APR yego APR niba muri kuri chance ya muri kubaka abayobozi bayo mubare ko mufite aba bakinnyi mara ko mufite umukinnyi witwa Clement myugariro mara ko mufite umukinnyi witwa Claude nawe ni myugariro kuri gatatu mara ko mufite umukinnyi witwa Dauda hagati mu kibuga mara ko mufite umukinnyi witwa Memerda utanga imipira ivamo ibitego kanatsinda mara ko mufite umukinnyi witwa Watala rutayizamu uca ku ruhande mubare yuko hagati ya Mamadou na Togwi umwe yaba umusimburo w'umwataka ukomeye mwagura mu yandi magambo APR mugeze kuri byibura abakinnyi 5 babanza mu kibuga n'umusimbura umwe ugiye kumbwira ngo impamvu tugiye muri ikubire tujya muri ikubire rwose nuko APR uko imeze nivo yo mu Rwanda mbivuze bitaraba yego nta kintu na kimwe kitaha imbaraga zo gutwara ni umutoza yaba adatoza neza imbere mu Rwanda ariko ikibazo cya za piramide n'izindi kipe less quality hagati cyangwa itandukana hagati y'ubwiza bw'abakinnyi n'abandi nituma Memerda umupira kina abinyenyeri wenyine
lo travail collectif ntimufashe ko n'abandi bakora nk'ibyo bagomba gukora neza. Yego. Hakaba hari abandi bake bahuza nawe ariko ukabona abandi bari hasi munsi cyane. Icyo bisobanuye rero ikipe ifite harimo unbalance. Ntabwo inganya ubwiza bw'abakinnyi beza n'abatari beza. Urakoze ndagusezereye. Ibyo bizakemukira ku isoko. Tuzayigarukaho kuko izana kina n'umunsi wa gatatu ariko dufatanye kuko twakire ikubire loto kuko abantu bamaze iminsi tubabwira ko usaba facture ya IBM nta mafaranga n'atanu wishyuye ariko wowe ukaza kubona 10% akugarukira. Abantu tumaze iminsi tubabwira ko hari miliyoni zigera kuri 50 abantu bagabana buri munsi, hakanabana bonus itangwa kuwa kane abantu bakinjira muri weekend, abantu babiri buri umwe atahanye miliyoni. Ariko nyuma y'ibyo byose ku bantu badukurikiye mu rubuga rw'imikino banadukurikira uyu munsi, reka mbabwire ko turi kumwe na batumirwa baturutse muri company ya Ambitech ya Ikubire Loto. Tubahaye ikaze, turi kumwe na Mucyo Audace n'umusangwano rwose ni Chief Operations. Tuguhaye ikaze mu rubuga rw'imikino. Murakoze cyane. Umeze neza Mucyo? Ndaho neza. Ugomba kugira vibe nk'izo dufite ko abantu tugiye kubabwira uburyo bagomba kubona amafaranga ashyuha. Niko bimeze Ruth. Turi kumwe kandi na Mutesi Doreen akaba ari marketing manager. Tuguhaye ikaze mu rubuga rw'imikino. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Kuba wasanze umugore se urumva utire ku ibintu bitameze neza? Ibintu n'uburyohe. Abanyarwanda tumaze iminsi tubasobanurira ariko hari ibintu buriya bimwe na bimwe baba bagomba gusobanukirwa uko iminsi igenda n'indiza. Reka mite mpera kuri Doreen. Doreen, umuntu bamubwiye ngo Tenga promo ashaka kwibaza ate Tenga promo ni iki, ni izihe ntego za Tenga promo cyane cyane ku bantu bashya bafunguye radio nonaha ashobora kubona mugenzi we yabonye ako ka message, wamusobanurira ute Tenga promo n'intego zayo? Ubundi Tenga promo igendana na Tengamara. Tengamara ni gahunda ya Rwanda Revenue aho buri munyarwanda wese ikintu cyose aguze aho akiguze hose afite uburenganzira bwo gusaba facture ya IBM. So iyo facture ya IBM nkuko wari ubivuze, umunyarwanda wese abafiteho 10% ya 10% yari ya 18 ry'umusoro, 18% y'umusoro. Ariko iza nyuma y'amezi 3. So ubwo uribaza nyuma y'amezi 3 hariho umuntu baramaze kumva yabivuyemo yabirambiwe. Aho rero niho Tenga promo iziramo. Tenga promo iyo umaze kwiyandikishamo ugira amahirwe yo kubona ama points cyangwa se amanota buruko usabye facture ya IBM. So ayo manota kwemerera rero kuba wakina muri tombora ya Tenga promo ugatsindira ibihembo bitandukanye, amafaranga atandukanye agera kuri miliyoni buri cyumweru. Yego. Mucyo, ni gute umuntu yakwinjira mu banyamahirwe ba Tenga promo atashoye ariko akagira amahirwe yo kubona ibihembo? Urakoze cyane Ruth. Nkuko mugenzi wanjye bisobanuye Doreen, iyi gahunda kuyinjiramo ukanda akanyenyeri 562 urwego. Iyo ukanze izo code usa nk'ugiye kwinjira muri Tengamara Tenga promo icyarimwe. Iyi gahunda ikwinjiza muri izo gahunda, izo programme zombi uko ari ebyiri. Iyo umaze kwinjira muri Tengamara ariyo ishimwe kuri TVA, uko usabye facture ya IBM hajyaho 10% rya TVA yishyuwe. Donc 10% rya 18% ya TVA. Ariko tukaguhereza n'amanota. Ayo manota tuguhaye agenda azamuka bitewe nuko usabye facture. Uko usabye facture nyinshi amanota kiyongera. Ayo manota akakwemera kuba wakinira ibihembo. Ukinira ibihembo ni gute? Ukanda akanyenyeri n'ubundi 562 urwego, ukemeza kuri Tenga promo, ubundi ukemeza kuri gukina. Uhita ubona amanota ufite n'igihembo kijyanye n'amanota wemerewe gukina. Doreen